Nshuti za Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu niyamamare. Nk'uko muri kubibona rero haje umuntu umwe rukumbi uze gutegura ifunguro ryiza kandi riboneye, ryubaka umubiri, ryubaka ubugingo, ridufasha gukorera Imana dufite imbaraga n'umuhate wacu wose. Ndabararitse rero mukurikire. Abakunzi ba Byakubera TV muraho neza, umwami Yesu niyamamare, yamamare. Ingoma y'Imana ikwire hose, agakiza k'ubuntu katugereho twese binyuze muri Byakubera TV. Nk'uko musanzwe mubizi rero, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Niyo mpamvu uyu mwanya nk'uko muri kubibona imbere yanjye hari ibintu bituma umubiri uba muzima. Akaba ari muri urwo rwego rero ngiye gukora video, ngiye kubereka ukuntu ushobora kwitegurira ifunguro rya mu gitondo, ushobora kwifashisha, ushobora guha abana, ushobora guha umuryango bakishima kandi bikagenda neza kandi bitakugoye bitanaguhenze. Nk'uko muri kubibona imbere yanjye rero mfite biswi ni ebyiri, imineke ni ibiri, karoti ni imwe nk'uko muri kuyibona. Hano hari amagi atatu ariko ndakoresha amagi abiri. Ngiye gukora rero ifunguro rya mu gitondo cyangwa se ifunguro ushobora gukora byihuse ushonje. Tuvuge nk'umuntu uba muri ghetto, ni urugero umunyeshuri wo muri ghetto muri kaminuza, umunyeshuri, rubyiruko, mwibana bitewe n'akazi n'imibereho yo muri iyi minsi. Iri ni ifunguro ryagufasha kubaho kandi bikakurinda inzara mu gihe ufite inzara bitunguranye, cyangwa se mu gihe nta mwanya ufite wo gutegura ibindi. Ibi ngibi wabyifashisha utegura kugira ngo uramire umubiri. Rero ikintu ngiye gukora, ngiye gufata zino biswi zanjye nk'uko muri kubibona, ndazisya tayari. ubu ngubu byanarangiye, ntabwo bigora. Biswi ni ukuzivungura, murebe ukuntu hagize, ni ukuzivungura rwose ntabwo bigoye. zivunguriye mu gipapuro cyayo. Ngiye gushyira mu gasahani, ngiye gushyira hano mu gasahani. nta bigoye birimo rwose, zarangije kuba ifu. N'iyindi murebe ni ugukanda gutya, tayari nayo yarangije kuba ifu. ntabwo bigoye, cyangwa se ukayifata ukayikandisha ifurusheti mu gasahani, cyangwa se ukayifata ukayisekura, cyangwa se ku muntu ufite blender, hari blender isya ibintu by'ibinyampeke, wayishyiramo ukayisya ukabona biswi yawe agafu kayo. Nizere ko muri kubibona. Igikurikiyeho ngiye kunomba umuneke. Ngiye kunomba. Ni ukuwutonora bisanzwe. Ni ukuwutonora bisanzwe, narangiza nkawunomba. Ibintu byose ni ukubikorana isuku.
ibijumba byo nta birenze, ni ibisanzwe. Umuneke rero ndangije kunomba nk'uko muri kubibona, ngiye gushyira muri za biswi. Igikurikiyeho ngiye kurapa ya karoti yacu. Kurapa byo ni ibintu bisanzwe, no kurapa bisanzwe. Nk'uko muri kubibona, izi ni za karoti ndangije kuzirapa. Hano harimo za biswi na wa muneke ngiye kuvanga. Rwose no ku babyeyi bafite abana batoya, ibi bintu byabafasha. Bifitemo intungamubiri nyinshi kandi ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Ngiye kuvanga. Uri hafi rwose angereho, mwumvishe ukuntu biryoshye. Biranahumura byonyine no kubireba uku nguku bimeze. Iyi ni iyindi ndyo nanone ushobora kurya imeze uku nguku. Ushobora gufata biswi ukavanga n'umuneke gutya, ukavangamo na karoti zirabye, rwose ukirira, byakuryohera, biraryoshye, birasa neza. Ariko ngiye kongeramo amagi nindangiza mvange mbiteke. Narabibabwiye ngo iyo ugiye kumena igi ntukarimenere hejuru yaho ikintu ugiye kurishyiramo. Ushobora kurimeneraho ugasanga ryarapfuye, rikakwangiriza byinshi, byose bigatuma bimena kandi ari igi biteye gusa. Nshyiremo atatu kuko ibi bintu ngiye gutegura birakoreshwa n'abantu babiri. Igikurikiraho rero ni ukuvanga amagi n'uruvangitiranye rw'ibyo nabanje. Ubundi mu kanya ndashyira ku ipanu, ndabereka reziruta uko byifashe. Inshuti zanjye rwose ntimukarebe videwo ngo mugende mudakoze komanteri ngo mumbwire uko muri kubona ibintu, mumbwire niba hari icyo biri kubafasha, cyangwa se mumbwire icyo mwumva mufitiye amatsiko nabereka, icyo nabakorera kindi ntarakora, kugira ngo twese dufashwe nabyo. Nizere ko muri kubibona rwose birasa neza. Impamvu nashyizemo na karoti, karoti ifite intungamubiri. Uretse n'ibyo ngibyo, karoti iratuma bisa neza rwose. Kambereke neza ukuntu biri gusa. Urebe bisa neza rwose. Ibi ngibi mu mwanya wa biswi ushobora no kwifashisha ifarini, ariko udafite ifarini rwose biswi wayifashisha. Murabona ko nta munyu nongeyemo, nta sukari nongeyemo, muri biswi biba birimo kandi birimo birahagije. Ubu rero ko muri kubibona uruvange rwanjye ngiye gushyira ku ipanu. Mukurikire tugendane. Inshuti bakunzi ba Byakubera TV, rero nk'uko muri kubibona uruvange rwanjye nguru, hakurikiyeho kurushyira ku ipanu. Nashyize ku ziko, ngiye kurusukamo, ndabereka uko byifashe. Inshuti za Byakubera TV, rero nk'uko muri kubibona nabishyize ku ziko, nashyizemo utuvuta duke nterekaho. Ubu ngiye gupfundikiraho gakeya kugira ngo bise n'ibibyimbamo ukuntu. Nindangiza ndahindura uruhande, ndabereka uko biraba bimeze etape par etape. Nta kintu ndi busimbuke, namwe ndabizi muzabikora mwirye iminwa.
murebe mpinduye uruhande rwacu uko byifashe. Ariko urahumura we. Murabibona rero ko havuyemo ikintu gishyitse muri rwa ruvange rwacu. Inshuti za Byakubera TV rero, igikorwa twakoraga kirarangiye, ifunguro ryacu rirabonetse, igisigaye ni ukwenjoyinga tukumva uko byifashe. Gukoresha akaboko kamwe kubera ko mfashe na kamera yanjye, nihangane ndababwira uko byifashe. Muri kubona ariko nimubanze murebe impande zose. Umva mw'abantu, hehe no kuzongera gukora indi breakfast itariye rwose. Ndayibararikiye, ndayibakundisha. Yewe we, ubu koko nta muntu uri hafi ngo dusangire. Umva biraryoshye pe. Umuryango ukwiriye ibyiza kabisa. Ibi bintu utabihaye umuryango wawe uwuhemukiye. Umva ndabararitse rero iyi breakfast, iri funguro namwe muzarigerageze muri mu rugo, muzarigerageze muvuye mu kazi munaniwe, udafite umwanya wo gutegura, muvuga uti reka dutegure akantu kihuse capu capu duhite turya turuhuke tubone uko dusubira mu kazi, cyangwa se ufite izindi gahunda ukazijyamo ariko waramiye umutima, wakwifashisha rwose rino funguro. Ndabibararikiye rero, ndabakunda cyane. Bye bye, nakagaruka. Ndabategereje muri komanteri, ndabibasabye rwose duhuriremo. Thank you.